Imana ishimwe cyane mwene data ndakwiyegereje kaze twongere kandi tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mu by'ukuri ndizera yuko riri bukubere iry'umumaro nimba uritegeranye umutima ukunze kandi umutima ushaka kumva Imana. Rero turashima se umwami wacu Yesu Kristo ukomeje kuturinda no kutugirira neza, ukomeje kutwimana akimana imihamagaro yacu, akimana iby'agaciro twahawe na Yesu Kristo, ukomeje kwimana imibereho yacu n'ubuzima bwacu ndetse n'ubugingo bwacu. Uwo wera wa Isiraheli nashimwe. Katuganira ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cya Yesaya isura 9 umurongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 3. Aha haravuga ibihanurwa umwami uzavuka ari umukiza, icongeyo akaba n'umwami. Azavuka ari umukiza kandi ari umwami, ni ukuvuga ngo byose azaba bishoboye, azaba afite ubutware ku bitugu byiwe kandi azaba ari n'umukiza. Azaba aje gukiza abantu ibyaha byabo, azaba aje gukiza abantu imibabaro, azaba aje kudukura mu mvune, azaba aje kudukura mu bihe by'uburetwa twashizwemo n'umwanzi Satani. Azaba aje kuduhindura free, azaba aje kuduheza amahoro y'iteka ryose. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Uyu ni Yesaya wamweretswe, amwerekwa kera cyane. Aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umuco. Wagwije ishanga, wabongeye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo k'ibyo mwisarura, k'ibyo abantu bishima bagabana iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunaguye ko kuri wa munsi w'Abamediyani. Amina. Uwiteka ashimwe cyane. Uyu ninde wari kuvugwa? Uyu ni Yesu Kristo watubereye byose, waduhindukiriye amahoro, waduhindukiriye ikirato, waduhindukiriye ubugingo, waduhindukiriye byose, waduhindukiriye protector, waduhindukiriye imbaraga, waduhindukiriye umurinzi. Uyu ni Yesu Kristo wari ko uvugwa. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye iki? Babonye umuco mwinshi. Abari batuye kandi mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umuco. Yesu Kristo atubera umuco mu gihe tumaze kwinjira mu gicucu cy'urupfu, mu gihe abantu bibwira ngo turarimbutse, mu gihe abantu bibwira ngo ntugihari, mu gihe abantu bibwira ngo ugeze ku iherezo. Icyo gihe Yesu azaza agahindura, azaza akanyomoza. Noneho wa mwijima wari umaze kubudika, iyo Yesu amaze kuhagera, ni ukuvuga ngo umuco iyo umaze kugera mu mwijima, umwijima uza wibwiriza ugahunga. Na Yesu Kristo ubwiwe iyo amaze kuza agakibuka mu bibazo byawe, bya bindi wari umaze igihe wibaza, bya bindi byari bigutesheje umutwe, bya bindi byari bigusuzuguje, iyo amaze kubitibukamo neza, icyo gihe biza byibwiriza bigahunga, ugasigara wemye, kuko nyiri ibihe aba yahageze. Umuco uvira mu isi, uvira mu gicucu cy'urupfu, uba wamaze kuhagera, nawe ukagira gute? Ukabasha guhabwa amahoro. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kandi ngo yavunaguye za nkoni twakubitwaga, ngo kandi yarazivunaguye. Bya bindi byose byadushiraga mu buretwa yarabivunaguye. Ya magambo yagushiraga mu buretwa yarayamaze ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Za ngwara zatumaga uraruniha, za ngwara zatumaga utinjira mu bwiza bw'Imana, byabihe zatumaga utaba mu mbaraga z'Imana, byabihe byatumaga udasenga, ibyo byose yarabikubitiwe, ibyo byose yabimaze imbaraga, ibyo byose yarabinyoshe, yabikuyeho. Rero yaguhinduye umwana wihoraho, yagushize mu mutekano witeka ryose, kuko urinzwe n'amaboko akomeye y'uhoraho. Haleluya. Kuko urinzwe n'amaboko akomeye y'uhoraho. Imana ishimwe cyane.
umutwaro wose twahekeshwaga, ya mitwaro twahekeshwaga, bya bindi byose twashigwaga ku mitwe, bya bindi byose byatumaga turemererwa, bya bindi byatuma tugendaga tutemye, bya bindi byatumaga tugenda tutamerewe neza, bya bindi byatuma Uwiteka atatwishimira, byose yabidukuye hehe? Yabidukuye mu bitugu. Ubu turagenda tugize gute? Turagenda turidegemza, turi mu mahoro, amahoro y'Uwiteka, turi mu uburinzi bw'Uwiteka, turi mu uburinzi bw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Wowe ukiremerewe, ngwino kwa Yesu arakuruhura. Wowe ukiremerewe n'ibitekerezo bibi, ngwino kwa Yesu arakuruhura. Wowe ukiremerewe n'ibinyoma, ngwino kwa Yesu arakuruhura. Iwe ntaza bitinya, atinya iyo mizigo ngo iraremereye, ngo ni miremire, ngo cyangwa se ikumazeho igihe kirekire. Oya ye, wowe gusa ngwino kwa Yesu arakuruhura, mwene data. Kuko yaje ari umutware, kandi yaje ari umutware, kandi yaje ari umwami. Imana ishimwe cyane. Kandi cyongeho ari n'umukiza, aragukiza, akuruhure ibyo bikuremerera, akuruhure inzika ikuremerera, akuruhure amagambo akuremerera, akuruhure ibihe bikugoye, akuruhure izo ndwara zikugoye. Ngwino kwa Yesu, kuko yaraje, yarabonetse, yatugezemo, aturimo, karakora imirimo. Reka kuja kure, ngwino ariko arakora imirimo. Ngwino nawe agukorere, ngwino arakurindiriye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe uzugeramo igihe kigoye, abantu bakaba bo guhunga, ariko we ni nyiri ibihe, ntaza atinya ibihe. Azarwana n'ibihe, arabishoboye, azategeka ibihe by'ingwara bikugose, ibihe by'umwijima bikugose, ibihe ibyo akabigukuraho. Ngwino kwa Yesu nyiri ibihe, ibyo bihe bikugoye arabigukuraho. Imana ishimwe cyane. Hari igihe uzugera no mu ubutayu bukakuremerera, ubutayu ukabura uwo gusaidia, ndetse yanaboneka mwene data akaba yonananirwa kuko ni umuntu. Ariko ubutayu iyo bumaze kugora, angaja, hamagaza nyiri ubutayu, aragufata ukuboko, akugendeshe, aguhurutse amahoro. Ubwo butayu umazemo igihe wiganyira, ubura wabugukuramo, ubura uburyo wabusohokamo, ubona wewe uri nyagupfa, ubona nkuko wewe utazabusohoka. Reka nkubwire uyu munsi mwene data, hariho uwabugukuramo. Nyiri ubutayu, utazutinya ubutayu, winjiye mu butayu utarabutinye, yinjira mu butayu bwo gusuzugurwa, yinjira mu butayu bwo gukubitwa. Imana ishimwe cyane. Yagutanze muri ubwo butayu uri kucamo. Ubutayu bw'agasuzuguro nimba usuzugurwa uyu munsi wa none, yabugutanzemo. Ubutayu bw'ubukene nimba ukenye uyu munsi wa none, yabugutanzemo. Ubutayu bwo kwangwa nimba uyu munsi wa none uriko wangwa, yabugutanzemo, kugira ngo mu gihe we uzabugeramo, uzaba umusangemo. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo mu gihe uzinjira mu butayu bw'ubukene, uzaba umusangemo. Mu gihe uzinjira mu gicucu cy'urupfu, uzamusangemo, kuko yabigutanzemo wewe uriko unumva uyu munsi wa none. Ngo butayu yabugutanzemo. Imana ishimwe. Ubutayu bwo gukubitwa n'ibihe, ubutayu bwo kwangwa, ubutayu bwo kugambanirwa, ubwo bwose yabugutanzemo, kugira ngo wewe mu gihe uzaza kubwisangamo, uzamusangemo, kugira ngo akuruhure kandi akugirire neza. Ngo yaje ari umwami, icongeyeho aza ari umukiza. Ni umwami utegeka ibihe, afite ubutware ku bitugu bye. Ari nayo mpamvu Yesaya yabivuze, aravuga ngo nuko umwami yatuvukiye. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Uyu ni umwami ugomba kwiganzira mu buzawe, ni umwami ugomba kwiganzira mu bikunaniye, ni umwami kandi cyongeye akaba umukiza. Arashobora kugukiza ibizakunaniye, arashobora kugukiza ibituma ugendera kure nawe, arashobora kugukiza ibituma utamukunda, arashobora kugukiza ingwara zawe zose, arashobora kugukiza agahinda kawe kose, arashobora kugukiza ibyakunaniye byose, arashobora kugukiza uburetwa Satani agushize mu uyu munsi wa none. Gusa wewe icyo uri bukore, muhamagara, hamagara aruwakwitaba.
mwene data, hamagara wewe, hamagara hari uwakwitaba akaguhindurira ubuzima, hamagara hari uwakwitaba akakuremera ibindi bihe, hamagara hari uwakwitaba akagukuraho imitwaro yose wahekeshejwe, imitwaro y'agasuzuguro k'amadayimoni, imitwaro y'ibikorwa bibi, imitwaro yo kwanga Imana, imitwaro yo gusubira inyuma. Iyi mitwaro yose iri kugusubiza inyuma, hamagara hari uwakwitaba akagira gute, akaguhindura uwemi. Wera wa Isiraheli ushimwe, Imana ikomeye ushimwe, Imana iziturwanirira ushimwe, Imana itubereye maso ishimwe, Imana itwimana ishimwe, Imana itubereye maso ishimwe, ubugingo bwacu, imbaraga zacu, Imana itubera amaso, Imana itubera amaguru, ikageraho twebwe tutogera, ikatuvugiraho twebwe tutovuga, ikaturwaniraho twebwe tutorwana. Imana nyamana ituzi ikamenya n'amazina yacu, yaturemeye ibihe byiza muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo tubigenderemo. Uwo mwami wacu nashimwe, nakomeze yiganzire muri twebwe, nakomeze yiganzire no muri mwebwe, nakomeze yiganzire mu banyu.